Yesu ashimwe. Amazina yanjye nitwa Rachel Karangwa, nkaba ngiye kuganira namwe ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ni iki Imana idushakaho muri iyi minsi. Turasoma ahantu habiri, turasoma urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, dusome n'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abaroma, igice cyabo cya 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2, handitse ngo ndabinginga bene data kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kwikorera kwanyu. Umurongo wa 2 ukavuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo mugire imitima mishya kuko ari byo Imana ibashakaho. Imana itugirire neza ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose kandi mugize imitima mishya, nibyo Imana ibashakaho. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice cyaho cya 5 umurongo wa 16, wa 17, wa 18, handitse ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, kandi ibibaho byose muhore mushima kuko ari byo Imana ibashakaho. Usubiye inyuma ku gice cya 4 n'umurongo wa 3 haranditse ngo iby'Imana ibashakaho ni iki? Ngo kwezwa kwanyu, kwirinda gusambana. Umurongo wa 7 w'icyo gice cya 4 haravuga ngo Imana ntiyabahamagariye kwanduzwa, ahubwo Imana yaduhamagariye kwezwa. Imana itugirire neza. Ngiyi imirongo ngira ngo tuganireho. Ijambo rya mbere, mwitandukanye n'ab'iki gihe, ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Ijambo rya kabiri, ngo Imana iradushakaho kwezwa kuko ari cyo yaduhamagariye. Ijambo rya gatatu riravuga ngo nimusenge ubudasiba kandi ibibaho byose mushime kuko ari byo Imana idushakaho. Imana itugirire neza. Duhereye ku cya mbere ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose. Ab'iki gihe bafite ibibaranga bigera kuri 3 cyangwa se 4. Cya mbere, ab'iki gihe baranzwe n'amaganya. Urahura n'umuntu, ntabwo duhura ko tutari kugenda, ariko kuri telefone ni amaganya masa, turapfuye, birarangiye, biracitse. Cya kabiri, hari ukutirinda biri kuranga ab'iki gihe. Ab'iki gihe kwirinda ntabwo guhari. Social media ziri kurangaza abantu bakananirwa kurinda intekerezo, bakananirwa kurinda amaso yabo, bakananirwa kurinda akanwa kabo. Ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo twahawe umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Simbahuje kujya kuri social media, ariko mumenye ngo turagomba kwirinda. Kandi ab'iki gihe baranjwe n'iryo baragaragazwa n'iryo sindwe ryo kuvuga amagambo, ryo gusindishwa n'ibyo bari kubona. Ariko woweho wamenye Imana, ibyo ubihunge. Usomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, usangamo igice cya 21:34. Umwami Yesu aravuga ngo nuko rero mube maso, mwirinde imitima yanyu yo kuremererwa n'ivutu n'amaganya y'isi no gusinda uwo munsi ukazabatungura. Simvuze ko imperuka yageze, ariko ijambo ry'Imana twebwe ngo twirinde amaganya n'isindwe byo mu isi y'imperuka. Nimuvuge ibyururutse imitima, ariko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana muri Mika rirabaza ngo niki gitumye uvuza induru, yewe mukobwa w'i Siyoni, nkaho udafite umwana. Muri iki gihe abantu bahangayitse, bamwe bahagaritse akazi kabo, cyane cyane bariya baryaga kubera ko bakoze. Amaganya ni menshi muri bo, ariko mubahumurize, mubabwire ngo Yesu Kristo uko yari kera n'ubu niko akiri. Mubahumurize, mubabwire ngo Yesu Kristo aracyari umunyarukundo, aracyafite imbaraga, kandi aracyafite gutabara abamutegereje bose. Nimuhumurize abantu bawe, ariko mwirinde amaganya. Ijambo rya gatatu, ab'iki gihe barimo bariyobagiza. Ijambo ry'Imana tubwira ngo mwitandukanye n'ab'iki gihe biyobagiza. Urimo urareba, wasoma ku mbuga zitandukanye, kumva umukristo ari kubaza ngo si ibi ngibi ngo ni ngombwa kubikora cyangwa se no kubireka, ukibaza si ibi ni bite. Hariho kwiyobagiza.
ariko kwiyubagiza kuko uri murakuzi. Hari ahantu asomaga kuri group WhatsApp imwe, umuntu yohereje ubutumwa avuga ati nyamuneka mwibuke bagenzi banyu bafite ibibazo, uyu ni umwanya wo kubafasha. Ndaravuga ngo ubuse ngo twababwirwa n'iki? Ngo ubwo nyine ngo ufite ikibazo atubwire. Gusa ukwibagiza bene data ni urugero ntanze. Ubu uyoboye mwene so muririmbana wari umudozi, akaba ni n'umupfakazi tuvuge, akaba yajyaga ku isoko akicara ku mashini akabona amafaranga 300 500 yo kugura ibirayi agashyira umwana akabana bakarya, none ubu ngubu akaba yahagaze. Uwo ni ngombwa se ko bikubwira? Kuko abibereye gucuruza no kugira icyo bakora n'abafite n'abacuruzi biribwa. Twitandukanye n'abiki gihe biyobagiza. Iryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri ni kwezwa. Imana iradushakaho kwezwa, muri wo muhamagare duhamagare. Mbere y'ivugabutumwa, mbere y'ubuyobozi, Imana yaduhamagariye kwezwa. Iko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Nidusoma mu rwandiko rwandikiwe Abaefeso, usanga ijambo ry'Imana rivuga ngo umwami Yesu agambiriye kuzishyira itorero ridafite ikizinga, ridafite n'iminkanyari cyangwa se n'ikintu cyose cy'umugayo. Ndashaka kuvuga ku bizinga n'iminkanyari. Niba bavuga ibizinga mwumve ibi byaha nyine bibi, mvuge ngo bibi, sibyo ko nta cyaha kiza kibaho. Kwica, kuroga, gusambana, kurwana, kwiba, ibyo ni ibizinga. Umuntu wamenye Kristo ntago aba kibikora. Niba ari ukibikora nuko atarahura na Yesu. Ariko hirya y'ibyo bizinga harimo inkanyari Yesu atadushakaho. Ndagira ngo murebe iyi mushwari ifite hano, irameshe nta kizinga na kimwe ifite, ariko ifite iminkanyari, iragomba kugororwa n'ipasi. Iminkanyari nduva muyumvise. Abantu bareze kurwana ariko baratongana. Iminkanyari ivuga iminkanyari, mwumve intonganya, mwumve izika, mwumve umujinya, mwumve amahane. Ibyo ni ibizinga abantu bagifite, ni iminkanyari, ariko nayo dukwiye guhamagara umwuka wera akatugorora rwose. Hari iminkanyari y'amagambo, usanga abantu amazimwe yabishe, arasebanya, aravuga nabi, arasebya, aramena amabanga, aravuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo amagambo tuvuga tuzayabazwa. Mwene data, umwami Yesu agambiriye kuzakwishyira nta bizinga nta n'iminkanyari bikuriho. Nituvuga itoro banze wiyumve wowe personnellement ko hari ibizinga umwami Yesu atadushakaho. Muri iyi minsi abantu bari mu ngo, ahangaha niho kwezwa kukwiye kugaragarira. Iyo turi ku rusengero tuba turi abatagatifu, muri korali, byiza mu materaniro, yewe no ku kazi. No ku kazi ntabwo nshobora kubwira nabi boss wanjye, no mbwire nabi anyirukane. Na colleague wanjye muvugisha neza, ariko bite mu rugo. Abantu benshi bibagiwe ko ibyo mu ngo Kristo abirebaho cyane. Niho hari intonganya, niho hari gutukana, niho hari kutirinda, niho hari kuvuga ibyo umuntu yishakiye. Ariko nyamuneka, ubu ngubu hari abantu barimo basenga badahangayikishijwe nuko coronavirus yugarije igihugu cyangwa iki, ahubwo bifite amasengesho yo kuvuga ngo iyi quarantaine irangira ryari ngo papa agende, iyi quarantaine irangira ryari ngo mawuja agende, cyangwa se irarangira ryari ngo mpite musezera kuko zishobora kubona n'umuntu umeze gutya, kubera ko niwe uri kugaragara. Ariko wa papa we igitsure rwose cy'abapfa ni ngombwa, ariko burya ubuguje ubugwa neza umwana wawe n'umudamu wawe ntibyakubuza kuba umutware mu rugo, umutware ukijijwe utandukanye n'abandi. Wa mudamu we ubu nibwo urimo ubona amakosa noneho, ariko urwo rutoto ntabwo rwari rukwiye kukuba, ahubwo wari ukwiye kugaragaza muri iyi minsi difference iri hagati yawe n'abadamu badakijwe, ku buryo umukozi wavuga ati mabuja atandukanye n'abandi bose nakoreye. Twezwe nta bizinga nta minkanyari. Ijambo ry'Imana tubwira ngo turi umunyu w'isi kandi turi n'urumuri. Iki ni cyo gihe cy'itorero, iki ni igihe cyabera cyo kumurika rwose, aho pastor atakureba, aho dirije atakureba. Iki ni igihe cyo kugaragaza gukiranuka kwa Kristo kuri muri wowe. Ngibyo Imana dushaka muri iyi minsi. Imana itugirire neza.
ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ngeze ku cya gatatu, ryavuze ngo musenge ubudasiba kandi ngo mushime, mu bibaho byose mushime. Imana ishaka ko dushima no muri iki gihe kimeze gitya. Kubwira umuntu wasohoraga moto akaba atari kuyisohora ngo agiye gukora, mbwira ngo ushime ni ibintu bikomeye, ariko umuntu wamenye Imana, Imana iragushakaho gushima no muri iyi minsi. Nashaka gushima ngo nabyo ibiri muri byishaka. Iyi situation ntabwo yatunguye Yesu. Nkuko nababwiye, Yesu ni umunyampuhwe, ni umunyembabazi, arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Kuba yemeye ngo iyi coronavirus ize, hari icyo ashaka ku mwana w'umuntu, kandi hari icyo ashaka ku itorero, hari icyo ashaka ku itorero rikora, hari uko ashaka ko umunyetorero yitwara. Ni uko kwera, ni uko kugaragaza itandukanye hagati y'abakijijwe n'abadakijijwe, ariko ngo dushime. Imana ibaha umugisha. Turi muri chaîne de prière, abantu bese bari gusenga, ari ijambo ry'Imana tubwira ngo isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro iyo asenganye umwete. Muri Bibiliya ntagatifu nasomye nsanga haravuga ngo umukiranutsi bamwita intungane. Isengesho ry'utunganye ryo rinezeza Imana, ryo rituma Imana ikora. Rero twiyeze rwose kugira ngo niduhagarara mu cyo tuvuga ngo Mana tabara igihugu cyacu, Mana girira neza isi n'urengera umuntu waremye, Imana ibanze tubone mu gukiranuka kwa Kristo. Kuko ugutwi kw'Imana ntikwazi ngo nirwe kumva, no kubaho kwa ntikwahize ngo nirwe gukora. Kandi wivuga uti none se ndezwa agiye nyine, hanyuma abandi senzi bari gukora iki? Ijambo ry'Imana rivuga ngo ndashaka umuntu umwe gusa wo guhagarara mu cyuho. Hagarara mu cyuho wijuje requirement Imana igushakaho. Tugire ibihe byiza, Imana yiteguye kutugirira neza. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese none iteka ryose. Amen. Twakire n'ijambo ry'Imana.